aho rero wibeshya cyane munyamakuru wa Kangura uti twagira mu ngo yasanze utagomba kwicara muri chômage. Ndagira ngo nkumenyeshe ko mfite diplôme ya licence chimiste. Jewe ntabwo nigiye kuba ministre, afite diplôme yanjye ho nzayijyana hose nzakora. Twagira mu ngo ntabwo yigeze ababazwa nuko ntari ministre. Ngira ngo nari ndiho ntaraba we, sinapfuye kuko ntari ministre. Uhanya ka diplôme yanjye akayica niwe wabampemukiye, ariko nasubiraho nize nkazana indi. Niwe mugore utazibagirana mu mateka y'u Rwanda wakoze ibikorwa by'ubutwari byatumye agirwa intwari. Ni Agathe Uwiringiyimana, umugore umwe rukumbi wabaye minisitiri w'intebe muri Repubulika y'u Rwanda. Agathe Uwiringiyimana yaharaniye uburenganzira bwa buri munyarwanda, yarwanyije iringaniza rishingiye ku moko mu mashuri, akuraho ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu mashuri. Ibyo byose byatumye yangwa na leta yariho icyo gihe maze aricwa, ariko leta y'u Rwanda ibibonye bituma ashyirwa muri kimwe mu byiciro by'intwari imena, agirwa intwari y'u Rwanda. Ni Uwiringiyimana Agathe rero niwe twaguteguriye amateka tugiye kukugezaho amavu n'amavuko, buri kimwe cyose wifuzaga kumenya. Reka nkubwire ngo ni hano uraza kugenda umenya amakuru ye. Mwibutse gukanda subscribe utarabikora kugira ngo buri kimwe cyose amateka y'abastari, ibyamamare, buri umwe wese wakoze ibikorwa by'ubutwari byatumye amenyekana ujye ubasha kubimenyera hano. Ikaze. Intwari y'u Rwanda Agathe Uwiringiyimana rero yavutse mu mwaka w'1953 ku itariki 29 Gicurasi, avukira muri segiteri Gikore muri komine Nyaruhengeri. Ubu ngubu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara, neza mu murenge wa Kasi. Uwiringiyimana Agathe yavutse kuri se Juvenal Ntibashira kandi ndetse na mama we Saverina Nyirantibangwa. Nkuko rero bigenda bitangazwa na bamwe mu muryango wa Uwiringiyimana Agathe, bavuga ko Agathe Uwiringiyimana yavutse mu muryango w'abahinzi, avuka mu bana 8. Agathe Uwiringiyimana akaba ari umwana wa 6. Nyuma y'igihe gito Agathe avutse, umuryango we wimukiye hariya muri Kongo Mbirigi, ariko ubwo Uwiringiyimana Agathe yagiraga imyaka 4 umuryango we wagarutse mu Rwanda hariya Igikore. Ahangaha ni naho Agathe Uwiringiyimana yize amashuri ye abanza. Nyuma yo gutsinda amashuri abanza, Agathe Uwiringiyimana yoherejwe kwiga i Kigali muri Notre Dame de Citeaux, rimwe mu mashuri yarakomeye mu Rwanda. Uwiringiyimana Agathe rero nyuma yo kugera muri Notre Dame de Citeaux, bivugwa ko ubwishyu bwa minerivare bwabaye ikibazo, ku buryo umuryango we wajyaga ugira utya maze ukagurisha amwe mu matungo magufi kugira ngo minerivare ibashe kuba yaboneka. Musaza we witwa Gaspard Hagenimana, uyu nguyu ngo niwe wagize gutya maze inshingano zo kwishyurira mushiki we azishyira mu biganza bye. Nawe yaje gufata icyemezo maze yerekeza i Kigali mu buryo bwo kugira ngo ajye abasha kubona amafaranga yo kwishyurira mushiki we. Uyu nguyu Gaspard Hagenimana, musaza wa Uwiringiyimana Agathe, uyu nguyu ngo ni nawe wanajyanye nawe ubwo yajyaga i Kigali mu mashuri hariya nyine muri Notre Dame de Citeaux. Mu mwaka w'1976 rero Uwiringiyimana Agathe yabonye impamyabumenyi akuye hariya muri Notre Dame de Citeaux mu bijyanye n'imibare n'ubutabire. Agathe yahise ajya kwigisha i Butare muri École Scolaire de Butare. Ntibyatinze rero mu mwaka w'1976 Uwiringiyimana Agathe yashakanye n'umukunzi bari bamaranye igihe kinini. Uyu nguyu bari baraniganye yitwa Inyasi Barahira, maze bahita bibanira hariya nyine mu mujyi wa Butare. Amashuri ya Uwiringiyimana Agathe yakomereje muri kaminuza y'u Rwanda hariya i Butare. Aha naho yahakuye impamyabumenyi yatumye akomeza kuba umwarimu ku Kibuye. Ahangaha ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 83 afite imyaka 30 y'amavuko. Uwiringiyimana Agatha yabaye lecturer cyangwa se umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ubwo yigishaga imibare n'ubutabire. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 86 yashinze koperative yo kuguriza no kwizigama ku barimu bo muri kaminuza hariya i Butare, bimwe nyine mu byatumye Agatha Uwiringiyimana akomeza kugenda akundwa na bamwe mu bayobozi bariho muri icyo gihe. Mu gukomeza gukora ibikorwa byiza rero nk'ibyo ubwo yageraga hariya muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, byatumye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 89 yoherezwa gukora muri Minisiteri y'Ubucuruzi. Ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 92 Agatha Uwiringiyimana yinjiye mu ishyaka rya MDR ritavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho icyo gihe. Nyuma y'amezi 4 Uwiringiyimana Agatha ageze muri iryo shyaka yagizwe Minisitiri w'Uburezi. Agibereye Minisitiri ibi yabivanyeho, abanyeshuri batsinze agatangaza amanota yose, uko abanyeshuri batsinze bakurikiranye bakimaka badakurikije ibyo ngibyo byiringaniza n'ibyo bivanyeho ikintu gikorwa. Agatha Uwiringiyimana rero ubwo yagirwaga Minisitiri w'Uburezi yakuyeho politike y'iringaniza ryari rishingiye ku moko mu mashuri. Ibi ngibi byatumye yangwa na bamwe mu bayobozi bari bagize leta y'icyo gihe, bari bafite ingengabitekerezo ishingiye ku macakubiri. Uwiringiyimana Agatha rero yatumye bamwe mu baturage cyangwa se abanyarwanda batangira gutekereza ku burenganzira bwabo, cyane cyane abagore. Ni ku itariki 17 Nyakanga ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 93 Agatha Uwiringiyimana yagizwe Minisitiri w'Intebe umwe rukumbi w'umugore mu Rwanda. Yabigizwe na Dogiteri Sengiyaremye, uyu nguyu wari waramugize Minisitiri w'Uburezi. Nyuma yo kugirwa Minisitiri w'Intebe rero Agatha Uwiringiyimana yakomeje guharanira uburenganzira bwa muntu, cyane cyane umunyarwanda. Kuvugisha ukuri ntaho abogamiye ni bimwe mu byagiye biranga Uwiringiyimana Agatha mu mashyaka atandukanye yarangwaga mu Rwanda mw'icyo gihe. Angura mu Rwanda shyaka wa CDR arajya kubaza akabariza MDR. Munyumvire namwe ibyo bintu. Ati biri muri MDR bizi ute? Uretse gusubiza. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 94 Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda yapfuye arasiwe mu ndege asize amasezerano yishyirwa mu bikorwa na guverinoma y'agateganyo yateganyarwa gushyirwaho n'abo bayobozi bariho mw'ibyo bihe. Nyuma y'urupfu rw'uwari perezida Juvenal Habyarimana rero Agatha Uwiringiyimana yagerageje gukora uko ashoboye kugira ngo abashe kuba yagarura amahoro mu gihugu, imidugararo igabanuke mu gihugu. Uwiringiyimana Agatha rero ubwo yiteguraga kuva mu rugo iwe maze ngo yerekeze kuri Radio Rwanda gutanga ijambo ry'ihumure ku banyarwanda, ibi ngibi ngo ntabwo byakunze kubera ko zimwe mu ngabo zarindaga perezida Juvenal Habyarimana zahise zigera mu rugo iwe kwa Agatha Uwiringiyimana maze zihita zimwica. Ibi ngibi ngo byabaye bimwe mu byabujije Uwiringiyimana Agatha kuba yagera kuri Radio Rwanda gutanga ijambo ry'ihumure. Uwiringiyimana Agatha rero yishwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 94. Yishwe arashwe ari kumwe n'umugabo we Inyasi Barahira. Agatha Uwiringiyimana rero yasize abana 5, abahungu 4 n'umukobwa 1. Nyuma yuko Uwiringiyimana Agatha yicwa, abana be bahise bahungishirizwa mu Busuwisi. Ni mu gitabo cya Romeo Dallaire yise Shake Hand of the Devil yavuze ko abana ba Agatha Uwiringiyimana bahise bahungishirizwa mu Busuwisi bajyanwe n'umusirikare wo muri Senegal witwaga
Kapiteni Mbaye wari umusirikare mu ngabo za Minware. Ni Majoro Ntuyahaga Bernard washinjwe ibyaha n'urukiko mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda i Arusha muri Tanzania ko ari we wishe Uwiringiyimana Agatha amurashe ari kumwe n'ingabo za leta yariho icyo gihe. Agatha Uwiringiyimana rero yabaye umwe mu bayobozi beza waharaniraga uburenganzira bwa buri wese, warwanyije igitugu cy'ubuyobozi bwariho icyo gihe nubwo yaje kubizira akicwa. Ariko Uwiringiyimana Agatha yagizwe umwe mu ntwari z'u Rwanda ashyirwa mu cyiciro cy'imena. Natwe rero nk'abanyarwanda ntituzamwibagirwa kubera ibikorwa by'urukundo by'ubutwari yadusigiye, tuzahora tumwibuka nk'intwari y'u Rwanda. Reka nanjye nkubwire ngo ikiganiro nagutegure uyu munsi nkisoreje hano, ariko reka nkubwire ngo wowe utarakanda subscribe ubikore kugira ngo ujye ubasha kubona amateka tugenda tukugezaho. Imana ikurinde.